Ndabaramutsa bene data, ndabaramutsa muri gitondo kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi ni Imana yawushyizeho ngo twishime tunezererwe muri yo. Turashima Imana cyane muri byose, turashima Imana ko idukunda, turashima Imana ko ari Imana nziza, turashima Imana muri byose, bene data muri byose pe. Uyu munsi yawushyizeho ku bwanjye nawe, uko byaba bimeze kose mu buzima bwawe, yawushyizeho kugira ngo Satani ntagutware ibyishimo Imana yaguhaye. Haleluya. Satani ntagutwara amahoro Imana yaguhaye, Satani ntakwibe ikintu cyose Imana yaguhaye, ahubwo ngo wongere wibuke ko ugomba kwishima, nubwo waba udafite impamvu zikwereka ko ugomba kwishima, ariko bireze ngo twishime muri byose, dushime muri byose, tunezererwe, kuko uyu munsi ni gift, ni Imana iba yawuduhaye. Haleluya, haleluya bene data. So Satani ikajya kwiba uyu munsi ngo ikwirize mu gahinda, ikwirize mu mubabaro, ikwirize haleluya mu bintu byinshi bituma udashimira Imana kuri munsi yaguhaye. Natwe rero turashima, ndashimana ku buzima bwanyu bene data. Imana ni nziza, Imana ni nziza, ngenza nzaguma nyivuga, kandi nawe ndibaza ari uko uvuga ineza yayo, uvuga ubuntu bwayo. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu uzagisubiza amaso inyuma. Ngiye buri gihe nsubiza amaso inyuma nkareba aho Imana yamvanye. Ndayishima kuko nari uwo gupfa koko. Haleluya. Nari uwo Imana itazi. Haleluya. Ariko kubera ko imbabazi zayo, haleluya, n'amaraso ya Yesu yaje arancungura angira umwana wayo. Kandi numva ubuhamya mfite, hari benshi bari kunyumva nabo bafite ubuhamya nk'ubwo. Ukavuga ati Imana iriya accident narenze ko ndi bupfiremo, mbyara narenze ko ndi bupfiremo. Haleluya. Mu rugo nabayemo, muri abuse, mu ntambara, mu biki, ibintu bitandukanye byose, ariko warahabaye urakinga ukuboko. Haleluya. Bene data rero ndashaka no guhumuriza abantu benshi n'ukuri. Muhumure. Sibyo? Muhumure mwihangayika, muhumure mwigira ubwoba, muhumure ko dufite Imana n'ukuri twifuriza byiza. Haleluya. Hari ababuza babo, Imana ibakomeze, Imana ibahe, umva, Imana yo muri mitima yanyu. Haleluya. Ari abarwayi Imana ibakize, ari abababaye Imana ibahe ubwishimo bundi bushyashya. Haleluya. Ahari amarira, haleluya, habyuke hari ibyishimo. Haleluya. Uwari ufite amarira abyuka afite ibyishimo, kuko nta handi dukura ibyishimo n'umunezero n'ubuzima. Haleluya. Hari uretse ku Mwami Yesu Kristo twakiriye. Niwe uzaza akakomora, niwe uzaza akaguha ubuzima, niwe uzaza akagukuraho ruri kugeza ku rundi rwego ugomba kugeraho ku buntu bwayo. Haleluya. Iyi minsi rero turi kurangiza n'umwaka, mukomerere muri Yesu. Mukomerere muri Yesu kandi mumenye gusenga. Nanjye ruga nkomerere muri Yesu kandi menye gusenga. Tube maso dusenge. Haleluya. Kuko Satani nayo iri maso, iri kwica, iri kwiba, iri kurimbura. Uwo yabona irimbura irarimbura, nta discussion rwose, nta discussion. Uwo yakwiba iriba, umva ntacyo biyibwiye. Ariko birasaba umudamu muri iki gihe, umugabo muri iki gihe, umusore n'umukobwa, umwana uhagarara mu kwiziragarara mu Mana agasenga, akamenya ko abeshejwe n'Uwiteka, akamenya autorité afite muri Kristo Yesu, akamenya ko ntacyo azaba, akamenya ko azareba kugira ngo abone neza y'Uwiteka, akamenya ko hari icyo Imana yamuvuzeho kandi kigomba gusohora, akamenya ko agomba guhagarara, haleluya, atanyeganyezwa n'ibyo abona byose cyangwa se igere gucamo, ugakomerera mu Mwami Yesu Kristo. Hari ibintu byinshi biba kuri iyi si. Umuntu akaba yakwibaza, Imana waruriye, Imana kuki wabyemeye, Imana, there's a mystery. Haleluya. Niyo Imana ni Imana. Haleluya. Imana ni Imana. Ako icyo nzi cyose, imigambi dufitiye ni myiza. So ibyaba byakubaho byose cyangwa byarakubayeho, ntureke ngo bigusubize inyuma. Haleluya. Ahubwo tumbira ku byo Imana igufitiye. Haleluya. Tumbira ku byo Imana igufitiye. Tumbira ku buzima Imana yaguhaye. Haleluya. Hari abaje urugendo rwabo bararurangiza. Haleluya. They fought a good fight of faith. Bararwana intambara nziza yo kwizera, umurimo urarangira. Haleluya. Wowe ukiriho ubu ngubu niwo ugomba kuvuga se, Mana, nanjye umurimo wanjye, umurimo wampaye, umpa imbaraga zo kuzawurangiza. Sibyo se? Tugeze mu gihe we are fighting, turi mu ntambara zikomeye, ariko intambara z'umwuka tugomba kurwana kandi tugatsinda uko byagenda kose. Haleluya. Satani ashobora kuba yaribye ikintu gikomeye mu buzima bwawe, yaribye amahoro, yaribye byinshi, ariko uvuga uti stop, enough is enough, igihe kirageze ko nta kintu uzongera kwiba mu buzima bwanjye.
ibyishimo wajyanye mu buzima bwanjye ntabwo uzongera kubyiba. Haleluya. Ni ukuri bene data, ndashaka no kubahiriza iri jambo ry'ihumure. Yesu arabakunda, Yesu arabakunda, abafite umva Yesu arabakunda, abafitiye byinshi mu buzima bwanyu. Haleluya. Kandi namwe muhumure, muhumure, mwime amajwi Satani ababwira ko bidashoboka. Hari ijambo riri muri Matayo 6:25 bavuga ngo nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyira ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu tuzambara iki, mbese ubugingo ngo muzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Haleluya. Mbega ntitukiganyire twibaza ukuntu bizagenda ejo, turarya iki, turanywa iki, turambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kunywa, umubiri nturuta imyambaro. Haleluya. Haleluya. Ese ubugingo Imana yaduhaye, ubuzima Kristo yaduhaye, ibyo yakoze mu buzima bwacu ntibiruta ibyo kurya no kunywa. Haleluya. Cyangwa se ibyo kwambara birenze. Ibyo ntabwo ari tugomba kubitekereza. Ni abantu bandi bataramenya Yesu bakitekereza ibyo ngibyo. Ariko ngo iyo yatanze umwana wayo niki se yatwimana nayo? Byonyine imbara yaduhaye ubugingo buhoraho, akaduhwima muri Kristo Yesu. Haleluya. Ese koko ibyo byose ntibiruta ibyo kunywa n'ibyo kurya n'imyambaro? Haleluya. Tujye gusenga rero. Ariko ndenya ngo bashishikarize, nanjye nishishikariza, reka twe guhangayika nk'uko biri tubwira. Twe guhangayika, twe kwiganyira, twe kugira ubwoba. Umwami dusenga ni ukwizerwa. Haleluya. Kandi nuwigira imyumvirire yawe ya buri munsi ukavuga ubwo umwami Yesu ankunda, umwami yansanze, ni amahoro pe, ntacyo nzaba. Haleluya. Nubwo Satani yaje ikandwanya, ikagira ibyo yambuye mu buzima bwanjye, ikagira icyo yakoze mu buzima bwanjye, ariko ubwo Yesu ankunda, ubwo nkiriho ngihumeka, nuko Imana ifite imigambi myiza. Ibyo bintu bitekerezeho, uzajye bitekerezaho amanywa n'ijoro. Haleluya. Kandi rero tube maso. Haleluya. Tube maso, tube maso, tube maso. Mwami mwiza, Mana ihoraho, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye muri aka kanya, mubyeyi mwiza. Haleluya. Uduhaye ko gusenga. Nzamuye amaboko yanjye Mwami Yesu, nzamuye icyubahiro cyawe mubyeyi mwiza, nzamuye ubuntu bwawe Mana, nzamuye icyubahiro cyose. Urakoze kubw'ubuntu, urakoze kubw'imbaraga zawe, urakoze kubw'imbabazi zawe, uko bucya uko bwira Mana. Ndasengera abana bawe muri uyu munsi washyizeho ngo twishime tunezererwe. Ndabasabira umunezero nabo bishime, ndabasabira umwinezero ngo nabo bishime. Ahari amarira maze uhuzuza ibyishimo, ahari agahinda uhuzuza amahoro. Mana, ibyari bibagoye Mana n'ukuri ubigenze neza. Uri Imana yavuze ngo tugutabaze, uzadutabara. Nanjye ndagutabaza Mana. Ku bana bawe hirya no hino bakeneye gutabarwa Mwami Yesu, harimo abarwayi, harimo abashonje, harimo abababaye, harimo abadafite akazi, harimo babuze uko babigenza, batabona imbere. Mana utabare uri muri famiye, utabare buri famiye yose, utabare buri musore n'umukobwa, utabare buri mumama n'umupapa, utabare abana bawe hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo. Mana yanjye nyine mpuwe ndabasengera ngo amahoro yawe agwire muri bo. Hari byinshi yego Mana biteye ubwoba, hari byinshi bibakakariye muri iki gihe, hari byinshi haleluya 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 bateye ubwoba, ariko wowe ushobora byose uhindura ibyanze guhinduka, ugashyira ibiri ku murongo, ugategeka. Udagusabye ngo utegeke mu buzima bwabo, utegeke mu mibiri yabo, utegeke muri finance zabo, utegeke Mana mu bana babo, utegeke mu gibareba byose mu izina rya Yesu. Mana uhindura ubuzima bwabo, bave mu bwiza bajya mu bundi. Uhindure finance zabo, bave mu bwiza bajya mu bundi. Mwami Yesu ndagusaba, wowe ushobora byose. Hari abarwaye indwara zidakira, hari abarwaye haleluya babuze nuko bivuza, ariko wowe Mana kuko tuzi neza ko ukiza indwara, haleluya ndagusabye ngo barambike ibiganza byabo bakize Mana. Wohereza ijambo ryawe haleluya ribakize kuva ku mutwe wabo kugera mu magufwa, kugera ku birenge. Abarwaye abafite ibibazo byo mu nda, abafite ibibazo by'umugongo, abafite ibibazo by'amara, abafite ibibazo by'igifu, mu izina ry'umwami Yesu. Abafite ikibazo cy'umutima, ndasengera abantu bafite ikibazo cy'umutima mu izina rya Yesu. Mana ndagusabye Mana ngo
Mana ukize uwo mutima, aho amaraso yifungaga ntagere mu mutima. Mwami Yesu ndagusabye ngo uzibure imizi ijyana amaraso mu mitima yabo, imitima yabo ngiye itere uko yagombaga gutera. Ndirukana imyuka ya satani mu izina ry'umwami Yesu, ndayirukana mu bana bawe abari bafite ariwe n'imyobo. Mana mu mutima ndagusabye ngo uhome iyo myobo mu izina rya Yesu. Imitima itatera uko itagomba gutera, Mana yongere gutera normali mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Umuntu wese ufite ikibazo cy'umutima niyakire gukira, yaba umwana, yaba umusaza, yaba umusore, yaba umukobwa, yaba umupapa, uwo ari we wese niwakire gukira mu izina rya Yesu. Mana ndasaba, Mana hari benshi bafite stress, hari benshi bafite amadeni, hari benshi badasinzira, hari benshi bari guterwa cyamunara, hari benshi Mana bibaza se Mana biragenda bite, ariko ndahagaze mu cyimbo. Haleluya, nguhamagara Mana, ugenda usure benshi, ugenda uruhindura ubuzima bwa benshi, ugenda ushyire byinshi ku murongo mu izina rya Yesu. Uko nzi neza ko nsenga Imana yumva, Imana itabura guseruka. Twabonye useruka iyo Petero bamufunze. Haleluya, tubona useruka mubyeyi mwiza, benda kwica abayuda, ariko uraseruka. Abantu basenze, nanjye ndasenze muri aka kanya. Nabonye usubiza Hana, haleluya, yasenze umuha urubyaro. Mana uriya cyari ya Mana itege abantu basenga. Mana umuntu yasenze mu izina rya Yesu ugasubiza. Niyo mpamvu duhagaze imbere yawe n'abana bawe bose. Mana dusenga tuzi neza ko ushoboye byose. Uri Imana kandi igororera, uri Imana igororera. Ugororera abana bawe, ugororera abashumba, ugororera imiryango hirya no hino, ugororera abantu bagukene muri aka kanya. Usure Mana imfungwa, Mana bafungiye ubusa basohoke mu izina rya Yesu. Ababuze n'uburyo bwo kwivuza, biratubwira Mana ngo impano yose nziza nta handi zibonetse kuri wowe. Mubyeyi mwiza, babona icyo kwivurisha, abashonje Mana babona icyo kurya mu izina rya Yesu. Abari mu ntambara Mana ubaha amahoro, Mana useze izo ntambara. Abari kwicwa hirya mu bihugu hirya no hino, abari guhohoterwa Mana ndagusabye wowe ushobora byose, Mana utabare. Amaksida hirya no hino Mana ndirukana iyo myuka ya satani mu izina ry'umwami Yesu. Ndirukana imyuka ya satani imenagura amaraso hirya no hino, ndasenyagura imyuka ya satani mu izina rya Yesu. Abana bawe umugisha, ubaha amahoro. Haleluya, kandi Mana bagume bagendere mu nzira zawe, bakiranuke ko nawe ukiranuka mu izina rya Yesu. Bene data rero turashima Imana, turashimira ko yumvise gusenga kwacu, turashimira ko hari ibyo hinduye muri aka kanya. Turashima Imana. Namwe rero musangize ijambo n'abandi hirya no hino bakeneye kumva, bakeneye impinduka mu izina rya Yesu. Yari Pastor Ruga, ndabakunda cyane. N'ejo tuzasenga, mumenye iki cyumweru tuzakora ku cyumweru dusenge. Aya masengesho dusenge paka uyu mwaka urangiye, nunatangiye tuzavuga dusenge uko ni igihe cyo guhagarara tugasenga, tugashyira ibintu byacu ku murongo. Haleluya, ibitari ibya satani yateguye mu nzira za benshi bigahagarikwa, kuko dufite Imana, niyo yonyine Imana, umwami Kristo twakiri nta wundi. Haleluya, ndabakunda rero Pastor Ruga, amen.